Yamaye urwandiko ngo ndubasomere ngo kandi mumuhe kubafana ngo muture mugabane n'imwanga bimeneke kandi ndamuzi nibyo. Mwana n'umusaza yakoze umuziki kuva kera rubanda bamwima amatwi. Mwana n'umusaza yaje kwinjira mu ruhando rw'umuziki bamuvugiriza induru. Mwana n'umusaza bamwise uruhinja mukanye nk'ako guhumbya asaza mbere yabo. Mwana n'umusaza sinshaka kumuvuga kubw'umutekano we ahubwo nzamuvumba. Yaje bamwita umwana abandi bati musaza, yaje bamwita ijoro bamwe bati rwana amanywa, yaje bamwita izuba kumbe muniga yari ukwezi. Bamwe bamuha amapenzi abandi bamwita umushenzi, ariko yaje kubimenya ko bamwe bamwita umushenzi. Arabo bahuje injyana bamwe bamuha amapenzi arabumva icyanga cy'iyo njyana. Gahunda yasanze mu kibuga ko ari ugushimisha barara, we gahunda yazanye ni ugushimisha abanyarwanda kuko abanyarwanda bose siko ari abarara. Kumuvuga bla bla akinjiza amafaranga ntacyo bimutwaye muri game. Sinzi abagiye ishyamba ngo aragatabwa ishyanga, abandi batamukunda nabo ngo bazamumena icwanga. Ntibagifitiwe urukumbuzi ahubwo bamwita inkunguzi, n'abakobwa bavuga ngo yigeze kuraburiza benshi intero ni uriya mwana n'umusaza. Mwana n'umusaza yakoze umuziki kuva kera rubanda bamwima amatwi. Mwana n'umusaza yaje kwinjira mu ruhando rw'umuziki bamuvugiriza induru. Mwana n'umusaza bamwise uruhinja mukanye nk'ako guhumbya asaza mbere yabo. Mwana n'umusaza sinshaka kumuvuga kubw'umutekano we ahubwo nzamuvumba. Bamwise ibyuya kandi ari amaraso, bamwise ikiziba kandi ari uruzi. Yinjiye muri game bamwita icyo batazi kandi nawe urabizi nimba uri umunyarwanda ko icyo utazi ikikunywa ari inka. Yinjiye muri game asanga abasari bashinjwa kesi ziteye ubwoba, harimo ubwigomeke abandi bikoresho akaboko karekare under 18 n'ibindi. We ntiyabigendemo yaje kuba umutobe bamwe babiba ikatsi, yaje kurenga kuri bamwe bamwitaga umukatsi. Erega kujya mu isoko mbere siko guhaha, abazi muri ronchi ya Medi ya Debeni n'abandi yishyuye kibiri nk'abandi nawe yaje kubareba. Nkurumiye sote iri foro kirempe yabaga atuje areba yumva neka afite icyo ashaka kugeraho. Mwana n'umusaza yakoze umuziki kuva kera rubanda bamwima amatwi. Mwana n'umusaza yaje kwinjira mu ruhando rw'umuziki bamuvugiriza induru. Mwana n'umusaza bamwise uruhinja mukanye nk'ako guhumbya asaza mbere yabo. Mwana n'umusaza sinshaka kumuvuga kubw'umutekano we ahubwo nzamuvumba. Ntabwo apfuye gusaza ahubwo yabaje kwiruka imihanda kandi urugendo yari ariho rwari rurerure cyane, kandi gutera imbere nabyo byari bimeze nk'ihame. Ngo arapfa nka kanaka ngo unanuke si icyo ashaka. Hari iminsi yageze ubupfapfa buza gupfukira nicyo twakwita ubupfura. Yakubita umudiho itako rikanga kuwurekura. Aho yavugirizwaga induru ubu arahavugirizwa impundu, aho yafatwaga nk'isambo ubungubu bafite ijambo. Bamwe ngo ni umukomediye abandi ngo si umuraperi, kandi mu by'ukuri afite igikombe cy'iyo njyana. Ni umuraperi w'umwaka wabishaka utabishaka. Umugani wa Riderzo wamubaza abaproducer bari bariho 2005 ba Emile Nzeyimana Rape kugeza na n'ubu, ba Jackson Dado Rikika kiza kwiga piano muri studio nakoreragamo na Junior Nuko natangaga abagabo baza amateka y'uwo mwana. Nibyagombaga kurangira kuriya. Mwana n'umusaza yakoze umuziki kuva kera rubanda bamwima amatwi. Mwana n'umusaza yaje kwinjira mu ruhando rw'umuziki bamuvugiriza induru. Mwana n'umusaza bamwise uruhinja mukanye nk'ako guhumbya asaza mbere yabo. Mwana n'umusaza sinshaka kumuvuga kubw'umutekano we ahubwo nzamuvumba. Ngo icyo uzaba ntaho kijya kandi nkonihira igihe. Uwo mwana yantumye ngo arabiseguraho. Ntiyamenyerewe gutanga ubutumwa nk'ubu ngubu, ariko nibakomeza kumuvuga azongera ntume kandi nzamutumikira. Na Amag the Black kozi w'Imana na Ray P muri Ray Music. Nimushaka mumufate nk'umusaza.